Umunsi wa 21 kurengera itorero ryawe. Mwateranije hamwe mu mahoro kubw'umwuka, nuko muharanire gukomeza hamwe mutyo. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 3. Ikigeretse kuri ibyo byose, mureke urukundo abe arirwo ruyobora ubuzima bwanyu, nibwo itorero ryose rizaguma mu bumwe rihuje rwose. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 14. Ni inshingano yawe kurengera ubumwe bw'itorero ryawe. Ubumwe bw'itorero buhabwa agaciro kenshi mu isezerano rishya ku buryo buhabwa umwanya uruta uwahawe ijuru cyangwa umuriro w'iteka. Imana yifuza cyane ko tugirana ubumwe no guhuza umutima hagati yacu. Ubumwe niwo mutima w'ubusabane. Iyo ubushenye, umubiri wa Kristo wambuye umutima. Ubumwe nibwo shingiro, niwo mutima w'imibanire Imana ishaka hagati yacu abagize itorero ryayo. Icyitegererezo cyacu ni ubutatu. Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera bafatanyirijwe kuba umwe. Imana ubwayo niyo cyitegererezo cy'urukundo rwitanga, ni icyitegererezo cyo guca bugufi, gushyira abandi imbere no guhuza umutima kutagira amakemwa. Nk'uko buri mubyeyi anezerwa iyo abona abana be babanye neza bahuje, n'Imana niko inezerwa iyo ibona abana bayo babanye neza. Mu masaha ye ya nyuma mbere y'uko bamufata, Umwami Yesu yasengeye cyane ko tuba umwe. Ubumwe bwacu nibwo yari afite ku mutima kuruta ibindi byose muri ayo masaha aruhije. Icyo nicyo cyerekana agaciro aho iyo ngingo. Nta kintu na kimwe ku isi Imana iha agaciro nk'ako iha itorero ryayo. Yaritanzeho ikiguzi gikomeye, niyo mpamvu ishaka ko ririndwa, cyane cyane ingaruka zisenya ziterwa n'amacakubiri, amakimbirane no kudahuza umutima. Niba uri mu muryango w'Imana, ni umurimo wawe kurinda ubumwe bw'itorero usengeramo. Utegekwa na Yesu Kristo ubwe guharanira kurinda ubumwe, kurengera ubusabane no guteza imbere guhuza umutima mu itorero ubamo no mu bandi bizera. Bibiliya iravuga ngo mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Ibyo rero twabikora dute? Bibiliya iduha inama zo kubishyira mu bikorwa. Icya mbere, twite ku biduhuza aho guhanga amaso ibidutandukanya. Pawulo aratubwira ngo mureke dushishikarire ibihesha amahoro no gukomezanya. Nk'abakristo duhuriye ku mwami umwe, turi umubiri umwe, duhuje intego, dufite Data umwe, umwuka umwe, ibyiringiro bimwe, kwizera kumwe, umubatizo umwe n'urukundo rumwe. Dusangiye agakiza kamwe, ubuzima bumwe, ndetse n'umurage umwe. Ibyo ni ibintu biruta kure ibindi byose bishobora kuba bidutandukanya twashobora kurondora. Ibyo biduhuza nibyo twari dukwiye gushyiraho umutima kuruta ibidutandukanya n'abandi. Tugomba guhora twibuka ko Imana ariyo yahisemo kuduha imyitwarire itandukanye, aho duturuka hatandukanye, amoko n'ibyo dukunda bitandukanye. Niyo mpamvu dukwiye guha agaciro no kwishimira ibyo bituma tudasa aho kubyihanganira gusa. Imana ishaka ko tugirana ubumwe, ntidusaba kuba kimwe. Ariko kuko gushaka ubumwe ntitugomba kwemerera ibituma tudasa ngo bidutandukanye. Tugomba gutumbira iby'ingenzi kuruta ibindi, ari byo kwiga gukundana nk'uko Kristo yadukunze, no gusohoza imigambi 5 Imana yaremeye buri umwe muri twe n'itorero ryayo. Amakimbirane ni ikimenyetso cy'uko abantu baba bahaye agaciro ibidafite umumaro, ibintu Bibiliya yita ibibazo by'ubupfu bikurura impaka z'amagambo. Iyo dutangiye gushyira imbere imico y'abantu, ibyo dukunda, uko dusobanura ibintu, uko dukora n'ibindi nk'ibyo, amacakubiri aza bikurikiye. Ariko iyo dushyize imbere gukundana no gusohoza imigambi y'Imana, bizana ubwumvikane. Nicyo cyatumye Pawulo yinginga ngo mureke habeho guhuza nyakuri kugira ngo he kubaho ibice mu itorero. Ndabinginga ngo muhuze umutima, ibitekerezo n'inama. Icya kabiri, ujye ushyira mu gaciro ibyo utegereje ku bandi. Iyo umaze gusobanukirwa ubusabane nyakuri uko Imana ibushaka, biroroshye cyane gucibwa intege n'intera iri hagati y'uko ibintu byagombye kumera n'uko bimeze mu buzima bwa buri munsi. Ariko uko byamera kose, tugomba gukunda itorero n'umutima wose, nubwo turibonaho byinshi bidatunganye. Gukunda ibyiza wifuza ukagaya ibiriho ufite byerekana kudakura. Ariko nanone kwakira ibiriho ntiwifuze kugera ku byiza uko byagombye kumera, nabyo ni ukwirara. Gukura ukabushesha akanguhe ni ukwemera byombi. Abandi bizera bazagutenguha ndetse baguhemukire, ariko iyo si impamvu yo guhagarika gusabana nabo. Nabo mu muryango wawe, kabone niyo batitwara nkabo, kandi ntushobora kubitarura uko wishakiye. Imana iratubwira ngo mwihanganirane, mwirengagize amakosa y'abandi kubw'urukundo. Abantu benshi batakaza icyizere mu itorero kubera impamvu nyinshi zumvikana. Urutonde rwaba rurerure tuvuze amakimbirane, ubuhemu, uburyarya, uburangare, amatiku, guca imanza n'ibindi byaha dusanga mu itorero. Aho gutangara no kumirwa, twagombye kwibuka ko itorero rigizwe n'abanyabyaha koko natwe ubwacu turimo. Kubera ko turi abanyabyaha, turahemukirana, rimwe na rimwe twabigambiriye, ubundi tutabigambiriye. Ariko aho kugira ngo ibyo bidutere kuva mu itorero, twagombye kuguma aho turi tugashaka uburyo duhindura ibintu iyo bishoboka.
Ubwiyunge niyo nzira yo gukomera mu mutima no kugirana ubusabane nyakuri kuruta guhunga ibibazo. Gutandukana n'itorero ryawe iyo ubonye ibitakunejeje cyangwa ibyo utatekerezaga ko byakorwa ni ikimenyetso cy'ubwana. Imana ifite ibintu ishaka kukwigisha kandi n'abandi bafitiye ibyabo. Kandi nta torero ritunganye ririho ushobora guhungiramo. Buri torero rifite intege nke zaryo n'ibibazo byaryo. Nujya ahandi naho ntuzatinda kuhabona ibitakunezeza. Uwitwa Groucho Marx yari azwi cyane kubwo kuvuga ko atakwishimira ko umunyamuryango w'ishyirahamwe ryamwakira nk'utagira inenge. Niba uzajya mu itorero ridafite inenge, ubwo buziranenge nibwo buzari kwirukanamo kuko wowe utari intungane. Dietrich Bonhoeffer wari umupasitori w'Umudage wishwe kubwo guhangana n'ingoma ya Hitler kubw'ibibi byinshi yakoraga, yanditse igitabo cyiza ku mibanire myiza mu itorero yise Life Together, ubuzima bw'ubusabane. Muri icyo gitabo avuga ko kubona inenge mu itorero ryawe ari ikintu cyiza kuko bikuraho ibyiringiro bidafite ishingiro byo kubona itorero ritunganye. Nitwikuramo hakiri kare ko itorero rigomba kuba ritunganye kugira ngo tubone kurikunda, bizatworohera kuva mu kwishushanya dutangira kwemera ko twese turi abanyabyaha bakeneye ubuntu bw'Imana gusa. Aho niho imibanire myiza nyakuri itangirira. Buri torero ryashobora kwandika icyapa rikakimanika ku muryango kivuga ngo intungane ntizirushye zinjira. Aha hagenewe gusa bemera ko ari abanyabyaha bakavuga ko bakeneye ubuntu kandi bakifuza gukura. Bonhoeffer yaravuze ngo ukunda ishusho y'umuryango w'Abakristo yifuza akayiritisha umuryango nyakuri abona, azahinduka umwangizi w'uwo muryango. Nitudashimira Imana buri munsi kubw'umuryango w'Abakristo turimo, kabone niyo ntacyo baba bafite gihambaye nk'ubutunzi bugaragara, ahubwo bakaba barangwa n'intege nke, kwizera guke n'ibibazo, niba twirirwa twitotombera Imana tuvuga ko ibintu byose ari akavuyo n'amatiku, ubwo tuba tubuza Imana guha iteraniro ryacu inzira yo gukura. Icya gatatu, uhitemo gutera abandi umwete aho guca imanza. Guhagarara ku ruhande ukarasa imyambi abarimo gukora byoroha cyane kuruta kwinjira mu kazi ugatanga umusanzu wawe. Imana ihora ituburira ngo twirinde kunegurana, kugereranya cyangwa gucirana imanza. Iyo unegura ibyo undi mukristo akora mu kwizera kandi abikuye ku mutima, ubangamira ibyo Imana irimo gukora. Urinde wowe ucira umugaragu w'abandi urubanza. Shebuja wenyine niwe ufite uburenganzira bwo kwemeza niba ibyo bakora ari byo cyangwa atari byo. Pawulo yongeraho ko tutagomba gucira imanza cyangwa gusuzugura bene data tudahuje imitekerereze. Ni iki gituma ucira mwene se urubanza ku byo akora? Ni iki gituma umuhinyura? Twese tuzacirwa urubanza umunsi umwe kandi ntiruzaba rushingiye ku myumvire y'abantu ahubwo ni ku ya Kristo. Iyo ntangiye gucira mwene data urubanza, hari ibintu bine bihita bimbaho. Ntakaza ubusabane n'Imana, mba nshyize ku mugaragaro kwiyemera kwanjye n'amahoro make y'umutima wanjye, mba nishyize mu rubanza rw'Imana kandi mba nishe imibanire myiza y'itorero. Umutima uca imanza ni ingeso yica byinshi. Bibiliya yita Satani umurezi wa bene data. Ni umurimo wa Satani kuvuga ibitagenda, kwitotomba no kuvuga nabi abo mu muryango w'Imana. Igihe cyose dukora ibyo ngibyo tuba twaguye mu mutego wo gukora umurimo wa Satani mu cyimbo cye. Ugiye ubika iteka ko Abakristo, kabone niyo mwaba mudahuje imitekerereze inshuro 100, atari bo banzi bawe by'ukuri. Iyo dukoresheje igihe dusumbanisha cyangwa tunegura abandi bizera, tuba twangije igihe twari gukoresha twubaka ubumwe bw'itorero turimo. Bibiliya iravuga ngo twiyemeze gukoresha imbaraga zacu mu kubana neza mu mahoro. Jya ufashisha abandi amagambo abungura, ntukabasubize hasi ubashakaho amakosa. Icya kane, wirinde kumva amazimwe. Amazimwe ni igihe utanga amakuru ku bibazo bitakureba kandi ukaba utanabishakira igisubizo. Urabizi neza ko gukwiza inkuru z'impuha atari byo, ariko wagombye gutera intambwe irenzeho ukanga kuyumva niba ushaka kurinda itorero ryawe. Kumva amazimwe ni nko kwakira ibintu by'ibyibano kuko bigushyiraho urubanza nk'aho nawe wakoze icyaha. Umuntu natangira kukubwira amazimwe, ujye ugira ubutwari bwo kumuhagarika umubwira uti mbabarira urekeraho, ntabwo nkeneye kumenya ibyo umbwira. Ese ubundi wabanje kubivugana n'uwo umbwira? Niwumva umuntu akubwira abandi nabi, uzamenye ko nawe nagera hirya azakuvuga nabi. Bene uwo muntu ntushobora kumwiringira. Niba ukunda kumva amazimwe, Imana ikwita gashozamvururu. Bagashozamvururu batega amatwi bagashozamvururu bandi. Bene abo nibo bazana ibice mu itorero, bahora bitekerezaho gusa. Ikibabaje ni uko mu mukumbi w'Imana ibikomere byinshi intama zibiterwa n'izindi ntama aho kubiterwa n'ibirura byo hanze. Pawulo yatuburiye kwirinda Abakristo baryana bagaconcomerana, bityo bagasenya ubumwe bwabo. Bibiliya ivuga ko bene abo bagashozamvururu twari dukwiye kubatera umugongo. Inzimuzi imena amabanga, ntukizuze n'ukunda kuvugagura. Uburyo bwihuse bwo gushyira iherezo ku makimbirane mu itorero cyangwa mu itsinda ni ugushyira mu mucyo abakwiza amazimwe kandi ukabasaba kutongera. Salomo yabivuze neza ngo iyo umuriro ubuze inkwi urazima, iyo amazimwe ashize intonganya zirahagarara. Icya gatanu, ukoresha uburyo bw'Imana bwo gukemura amakimbirane.
Uretse ya mahame twabonye mu gice kibanza, Yesu yahaye itorero uburyo bworoshye bwo gukemura ibibazo mu ntambwe 3. Mwene so nakugirira nabi, ugende umumenyesha icyaha cye muri mwenyine. Nakumvira uzaba ubonye mwene so. Natakumvira, witwaza undi cyangwa babiri kugira ngo abo bagabo babafashe kuvugisha ukuri. Wongere ubigerageze. Nabananira akanga kumvira, mubimenyesha itorero. Kenshi iyo habaye amakimbirane, biroroha kubwira undi bitareba aho kugira ubutwari bwo gusanga uwo dufitanye ibibazo tukamubwiza ukuri mu rukundo. Ibyo bituma ibintu biba bibi kurushaho. Niyo mpamvu wari ukwiye gusanga uwo mufitanye ikibazo akaba ari ubwira. Kuvugana imbona nkubone niyo ntambwe ya mbere kandi wagombye kuyitera hakiri kare. Niba mudashoboye kwikiranura mwembi, intambwe ikurikiraho ni ugutora abagabo ukitwaza umwe cyangwa babiri kugira ngo babafashe gusesengura ikibazo no kubunga. Mwakora iki rero niba uwo musanze yinangiye akanga kuva ku izima? Yesu yavuze ko iyo bigeze kuri iyo ntera mushyikiriza itorero. Uwo muntu nakomeza kwanga kumva, muzamufate nk'umupagani. Icya 6, ushyigikira umushumba wawe n'abayobozi. Nta bayobozi b'intungane babaho, ariko Imana yabahaye umurimo n'ubutware bwo kurinda ubumwe bw'itorero. Mu gihe habayeho guhangana hagati y'abantu, uwo ni umurimo udashimishije. Abashumba kenshi basabwa gukora umurimo uvunanye wo kuba umuhuza hagati y'abahemukiranye, abahanganye cyangwa abakristo bakiri mu bwana mu kwizera. Kandi bahawe umurimo ukomeye wo kugerageza kunezeza bose, ibintu bigoye ku buryo na Yesu ubwo atabishoboye. Bibiliya ivuga yeruye uburyo dukwiye kwitwara ku batuyobora. Mwumvire ababayobora, mubagandukire, kuko baba maso, barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa. Mubumvire kugira ngo babikore banezerewe batagononwa. Ese mwakunguka iki babikoze bibavuna? Abashumba hari umunsi bazahagarara imbere y'Imana basobanura uburyo barinze ubugingo bwanyu. Barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa. Ariko nawe hari ibyo uzabazwa. Uzasobanura imbere y'Imana uko wumviye abakuyoboraga. Bibiliya iha abashumba amabwiriza asobanutse y'uburyo bagomba gufata abantu babiba amacakubiri mu itorero. Bagomba kwirinda kujya impaka, bakigishanya ubugwaneza ababarwanya, kandi bakabikora babasengera ngo bahinduke, bakaburira abakunda guhangana, bakingingira abantu kugendera muri gahunda n'ubumwe, bagacyaha abasuzugura abayobozi, kandi bagashyira hanze y'itorero abanze kwemera imbuzi bahawe. Turengera itorero iyo twubaha abadukorera batuyobora. Abashumba n'abakuru bakeneye ko tubasengera, tukabatera ingabo mu bitugu, tukabashima kandi tukabakunda. Dufite itegeko rivuga ngo mwubaha abayobozi bakora bitanze hagati muri mwe, bahawe umurimo wo kubahugura bakabayobora mu kumvira. Mubahundagazaho amashimwe n'urukundo. Ndaguhugurira kwemera uruhare rwawe mu kurengera no guteza imbere ubumwe mu itorero ryawe. Ushyira imbaraga zawe zose muri ibyo, Imana nayo izakwishimira. Ntabwo bizakorohera uko ubikoze. Rimwe na rimwe uzakora ibyiza bikwiriye kubw'umurimo wa Kristo, nubwo bikugoye, ugaha umwanya wa mbere inyungu z'abandi. Iyo ni imwe mu mpamvu zateye Imana kudushyira mu itorero nk'umuryango, ni ukugira ngo twige kutirebaho. Iyo turi mu bandi, twiga kuvuga ngo twe aho guhora uvuga ngo jye, ukavuga ngo ibyacu aho kuvuga ngo ibyanjye. Imana iravuga ngo ntihakagire umuntu wizirikana ubwe, ahubwo azirikana abandi, abashakira ibyiza. Imana umugisha itorero rigendera mu bumwe. Mu itorero ryacu rya Sadobek, buri mukristo asinya indahiro irimo isezerano ryo kurengera ubumwe bw'itorero. Kubw'ibyo itorero ryacu ntiryari ryagira amacakubiri aricamo ibice. Kubera ko ari iteraniro rikundana rikagirana ubumwe, abantu benshi bifuza kurizamo. Muri iyi myaka 7 ishize twabatije abantu bashya bagera ku 9,100. Iyo Imana ifite impinja nyinshi ishaka ko zivuka, izishakira itorero risusurutse. None wowe ukora iki ngo itorero ryawe rihinduke umuryango ususurutse kandi uri mu rukundo? Hari abantu benshi aho utuye bashaka urukundo n'ahantu babakira. Mu by'ukuri buri muntu ashaka kandi akenera gukundwa. Kandi abantu nibabona mufite itorero ry'abakristo bakundana by'ukuri, bakita ku bandi, bizagusaba gukinga imiryango kuko utazabona aho kwiza abantu. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Ni inshingano yanjye kurengera ubumwe bw'itorero ryanjye. Umurongo wo gufata mu mutwe. Nuko rero twibande kubizana ubwumvikane no gukurira mu bumwe. Abaroma igice cya 14 umurongo wa 19. Ikibazo cyo gutekerezaho. Jye ubu ndakora iki ngo ndengere umwe mu muryango w'itorero ndimo?